ndashaka. Naho neza daya. Naho neza. Bimeze bite? Ntabwo bimeze neza. Oroshye ndaje guhamagara oroshye. Wanjye umugabo amereye nabi yagiye kunyica. Se murapfa iki mukabyara? Sha simbizi nyine aza yasinze akavuba. Murapfa iki koko? Simbizi nyine abari mu mahabara akambesera ko nanjye mbijyamo kandi uwapfije ntabwo najya mu mahabara ngo mahama. Nose ingingo nyamukuru mupfaniye. Sha nyine aza yasinze kandi ntabwo aba yahashye mba nahashye namubwira uko bimeze akaza abwira nabi kandi mba numva nyine njye nabikunze. Reka rero nkubwire ndaje njye nzamushake muganirize mubwire yuko agomba gutanga amakuru. Shamva ugomba kumushaka amereye nabi sinzi ko uyu munsi ajya nkubita bugakenda kunyica nijoro yankubise yaranyishe nuko utabibona ntabwo ubona imibyimbi mu maso kuntu yanyishe nta mugore ugikubitwa umva yankubise yaranyishe burundu noneho wape inshuti yanjye Dayane yego hari raporo naringiyemo ariko ikibazo cyane gikurikirana ituze rigaruke mu rugo ubwo se uragikurikirana ryari mu dubu numva ngiye kugikurikirana tuza ngiye kugikurikirana byabe ejo nimugoroba ushaka kuza abikemura negereze ko biri bugende neza ko ntabwo cyane vuma ntabwo uzongera gukubitwa okay nta kibazo ubwo niba uri buze kunyemurira ikibazo biraba ari byiza sawa rero kamanya muri aka raporo mpamagara n'uyu muntu n'ibyo amufasha amakuru yanjye mbese ko ntabwo genda afande yawe gusa yumvishije ko mwahuranye n'ibibazo mwagize ihungabana mwaratotejwe mwarashimuswe byabayeho cyangwa ntabwo byabaye nyine nta hungabana rirenze twagize ariko nyine ni ibintu nyine bijyanye n'akazi bari banjyanyemo nsanga atari sawa ubundi ndatoroka ndagenda gusa nyine ahantu bari banjyanye ntabwo ari ahantu heza nagezeho nsanga ni abantu bafata ku ngufu barashimuta abantu barabica ubwo nyine nsanze ako kazi ntagashobora ndatoroka ndagenda abo bantu ni abantu ki bateye ite ni umutwe witwaje intwaro cyangwa ni abantu ku giti cyabo ni umuntu ku giti cye bose bamwita Karibu nagezeyo nsanga ni uguhohotera abakobwa hari n'abaheruka kwica uvuga ko ari umusambanyi avanzemo ashyiramo n'ubwicanyi mu rwego rwo kumva rurenze ararenze cyane nyine ubwo nagezeyo nsanga ako kazi ntagashobora mpitamo nyine gutoroka ndagenda ubu ngubu abakozi be nyine abarinzi be banshakisha hasi no hejuru sinkiva hano mu rugo ni ukugenda nihishe nyine kugira batafata ariko ubuyobozi warabimenyesheje cyane ku rwego rw'umudugudu mudugudu narabimubwiye na mutekano narabimutekereje niko bitavugamagara niba ari yo kubahamagaye twarabivuganye na mudugudu ubu murebye tugiye kubikurikirana biraza neza ubu ntabwo yananira ubuyobozi nicyo dushinzwe gufata abo bigize ibyigomeke nta kibazo bidufashemo aha muri uyu mudugudu hari urubyiruko rwinshi narwo mwarurengera turabikurikirana cyane ntawishimiye ko urubyiruko rw'igihugu rukomeza kwandagara inkozi z'ibi zibafatirana uko biboneye ngo bashakisha akazi yego sawa ni wowe rubangu yewe rwose rubangu mwiriwe rubanguka amahoro amahoro se yahereza rubangu reka nzane agatebe tuganire ubonye
nari nanagukumbuye nari nanagukeneye ni amahoro amahoro ni make ubanguka we twicare rwose tuganire rero ikinzanye wa muntu nguteze amatwi rubanguka muvandimwe ntabwo nta buzima ntabwo kabisa ye ntazanye umugore nzi ko tugomba kubaka ikambanyi habara burundu rwose ntabwo imwe muri iyi minsi agira umwanda yateka ibiryo akabiteka nabi muri iyi minsi naramugayanye ntagiteka ubu ndaremereye nabi merewe nabi kabisa niyo mpamvu mbona wananutse rubango niyo mpamvu nabaye ubu njyewe rero natekerezaga yuko wenda umeze neza kuko ubundi se ubwa mbere ko mwumvikanaga ubu byatangiye biteye rubanguka byari uko nkimuzana nyine bikara ko rwari urukundo rwa mbere ariko byaranze nyine ahubwo nakirongira inama ukuntu nabigenza yasaba noneho ukuntu bimeze rero rubanguka ni ukuvuga ngo burya kugira ngo wubake urugo wowe n'umufasha wawe biba bisaba kugira ngo buri wese mu rwe ruhande yiyoroshye kandi bagire uko baganira ku byemezo bifatwa mu rugo ukamuha umwanya akakubwira ibyo abona bitagenda neza nawe ukamubwira ibyo ubona kuri we bitagenda neza mwari mwicara ngo muganire n'umufasha wawe ruse iyo mubwiye arankabukira cyane akabona cyane ukabona wapi ye rubanguka birambabaje rwose ubu rero umva nkugira inama rubanguka aka kanya ugende noneho umuhamagare mu byubahiro kandi umuhe umwanya umutege amatwi umwicaze umubwire uti madamu wanjye ndashaka ko tuganira ku bibazo by'urugo rwacu noneho umuganirize ku bintu bikubangamiye ariko kandi ugabanye n'inzoga zawe rubanguka nawe usigaye unywa icupa cyane ntabwo ari cyane ahubwo wanamwitiranyije ubundi ni Dayana ese burya yitwa Dayana yego duherukana kera rubanguka ugenda ubigenze gutyo umuganirize buhoro buhoro umubwire ibibazo ufite ibyo yakubangamiyeho nawe akubwira ibyo umubangamiyeho kandi ugabanye iki inzoga zawe n'icyaka se cyo icyaka urakigerera inzoga unywa izo ushoboye ariko dore n'ibikomere byatangiye kuza kubera ubusinzi rubanguka kandi ndaguhana nusanga ari wowe munyamafuti wicishe bugufi usabe n'imbabazi ariko kandi umenye kumworoha sibyo umugabo ajya asaba imbabazi agapfukama ntabwo nkubwiye ngo upfukame ariko kandi kubera amakosa uzi wamukoreye niba koko atari wamubangamiye wapfukama ukanamusaba n'imbabazi nayo nsanzwe nzi ko nta mugabo ugira icyaha abagabo turakosa njyewe na mama soso ubuvuzi ku rutwa ku rugo rwacu mama soso ndamuganiriza ku bintu n'imishinga tujya gukora nkamutega amatwi akambwira uko tuzabigenza nanjye nkamubwira uko twakagombye kubigenza tugafatira rimwe icyemezo hanyuma tugatangira gukora ariko kandi ndamureka akanisanzura kugerageza ntari noneho ndaje kumurika noneho azajya yisanzura fresh nta bintu birenze cyane uba wamukakaje umubwira ngo kora bino ngo teka gutya ukanamuhagarara no hejuru mbese ashaka kujya no mu tubyiniro tw'iyi minsi nawe urabyumviye iminsi ko ibintu bimeze nabi ngo ashaka ngo agire za nyashingo zaki zose oya ihangane ntashize ko tuzibona twabahahiye bariye akagenda adingisa kandi nzi neza ko urugo rwawe ruzongera rugasubira ku murongo sibyo sandaje kugerageza rubanguka unyumvire kandi ejo uzambwire ko inama naguhaye zubahirijwe sibyo kandi ugira amahoro rubanguka kanze kureba ukuntu ibintu bimeze rwose tugende muherekeze tugereye amahoro rwose reka nsubire inyuma noneho njye kureba uko nategura mama soso nawe yari yagiye ku kazi ngahugira amahoro mugire ibihe byiza murakoze cyane umemba neza umva ameze neza impamvu ufata neza nawe niyo mpamvu rero ngomba kuguhemba akazi ni keza rwose yego
ubikora neza nyine nawe nzajya nkushimisha bazajya mbikora cyane rwose akazi nabonye ari keza birakwiriye yego se kuri keza niyo mpamvu nanjye ngomba kugushimisha ubona ko ariwo nahisemo ugomba guhora hafi yanjye ntabwo mba mbibona ujya utabibona se noneho uyu munsi noneho urabingaragarije ndabibona ndaje ndagukorera byose nta kintu nanjye ndabikwereka tu yego se merci ako bose ndibutse uzi ko nabonye ahantu gahera yego se wabwira aba basore bakajya kumufata maze kumenya amakuru ahantu ari warahamenye narahamenye ahubwo reka tubigire vuba bahite bamuzana nzanira ba basore banjye naribire kamazana banzanire bahite baza kangende kubazana basore banjye bimeze bite se neza bose tugiye mu kazi rero wa mukobwa ubita Gahera umwe twazanye mu kazi agatoroka twamaze kumenya mapu y'ahantu ari kandi tugomba kumugarura ataradutangira amakuru muri kumva ubwo rero gahunda niyo kumuzana byihuse kandi direct nta mpamvu kugira ngo polisi itaza kumenya akazi dukora yari yamaze kutugeramo azi amakuru neza kumva azi akazi dukora azi ko dushimuta abantu turi abajura turi n'abicanyi mugomba guhita mumuzana hakiri kare aka kanya muhite mumuzana ahubwo mukora akazi vuba mwihute mubone mu kanya gato ni meza amakuru seka kwagiye ugahera mwa erega rendi mu kazi ndamushaka ndakura mana nase sigaye ukora iki mwa arahara mu kazi seka vubaza nta kibazo nditeguye none se kavu nta mukobwa uzobitagaye ndamuzi Gahera uramuzi aba muri aka gace se muri umudugudu wacu arahari rwose turanaturanye n'ikimenyimenyi sigaye rawe umukobwa w'umukobwa ni uwo nguwo ubu se wamenya ahantu ari arimo gutashya hariya hirya niho ari kumwe na mudugudu yego kumwe na rusi kuko ari batatu bari hariya mo baratashya shakavu reka njye nikomereza yego Gombe tubafate kananga babyumvishe kuko tutashyara hepfo biragenda utekariba umva rero tugiye kugenda gufata Gahera Rusi n'uwo mudugudu bose tuhita tubashyira bose tubafate siko bimeze naribi inama sawa kananga rero ndakwizeye nawe jo tujye tubinoze amakuru ni Gahera ubikubwiye ninde yende
oya ntabwo byumvikana oya baragukubita n'izindi ntabwo bagukubita ahubwo nibazana ibikoresho ntabwo byakunda byatuma ntabwo bataha kuko batashye bagenda kuvuga amakuru ubwo gahunda ni ukubafunga kugira ngo ninde yabikubwiye nawe byose arabyibwira nta kintu yakubwiye oya barabivuga byose barabivuga wowe mubiteho reka nitabe umuntu yarampamagaye wowe mubiteho uraza tubeshya uje kubita reka kubwiye ubu tugiye kwenda n'ibyo tubica rimwe oya mutubwire amafaranga tubaha muti mutire reka tunabe ushaka amafaranga mushaka kwica nabi nta kibazo n'umutwica umutire ikindi twabwiye polisi twabibwiye polisi okay nta kibazo muraje mwese mubibwire reka n'ibibazo ikiri gihe mwaza kugambanira wemeye gupfa kubera ko gahera wowe dukora akazi none uratugambanira wowe yajya buri mudugudu gahera nawe turamwizeye tumuhaye akazi tugambanira ujye kubafunga ujye kubafunga reka ntabwo twabafunga wowe mudugudu wo bundi wowe uranapfa wowe uri kumva wowe ubu turi mu gitondo saa sita murarya umuntu gitondo bageza nimugoroba bakamumwumvise ko ariko ubaye iki tuza umbwire ubaye iki rusi ukuntu bamushimuse gahera nande n'umudugudu bigenze bite babashimuse babajyanye njye nabacitse mwari muri hehe twari twagiye gusenya babawe ibintu turabicika dugira reka mpamagare kuri polisi bagire ikintu badufashe alo ni kuri polisi ni papa Suso muvugana tugize ikibazo hano mu mudugudu wacu aka kanya umwana witwa Rusi angezeho ambwira ko yari ari kumwe n'umugabo mudugudu ari kumwe na Gahera none ngo babashimuse twari twara bibamenyesheje ariko noneho ngo Gahera bongeye kumushimuta bari bagiye gutashya mutubabarire mudufashe rwose mudufashe tuza mudufashe nyine natwe nibyo tuba dushaka nibura ngo duhurireyo tugende utwereka ahantu bari bari murakoze